ariko byaje kurangira tugiye mu cyumba turaryama. Umugabo tugeze mu cyumba arankarisa, akajya afata intoki agakubita kuri rugongo, agakubita, naragiye umushyuka uranyica, turisanzura n'ubwo twari turi mu rugo twenyine, turisanzura. Yarankarishije neza numva ubwenge buratakaye, no gutekereza ko ari umugabo mukuru wanjye ntabwo nigeze nongera kubitekereza. Naryamanye n'umugabo mukuru wanjye, ariko umugabo mukuru wanjye nisanze namukunze. Ukuntu byagenze kugira ngo ndyame n'umugabo mukuru wanjye, ubundi ngenda umwana wakuriye mu cyaro, nakuze mbana na nyogokuru wanjye, mbana na mama wanjye, ariko igihe cyaje kugera mama wanjye ajya gushaka, biba ngombwa ko adusiga aza kuba i Kigali. Icyo gihe nigaga mu wa gatatu segonderi, nasigaranye na nyogokuru wanjye mu cyaro, dusigara twenyine. Ngeze mu wa gatanu segonderi, nyogokuru wanjye yaje kwitaba Imana. Amaze kwitaba Imana, byabaye ngombwa ko nanjye njya kuba i Kigali, njya kubana na mukuru wanjye, njya kuba mu rugo yarashatsemo, kuko ntabwo nari gusigara mu cyaro njyenyine. Twarabanye, ndiga, nenda gusoza segonderi. Byabaye ngombwa ko mukuru wanjye abona akazi mu ntara, akajya ajya gukorera mu ntara, agataha muri weekend. Umunsi umwe niriwe mu rugo na bofro wanjye yiriwe mu rugo, byari muri weekend, mukuru wanjye ataje. Mbese ni nkaho urugo rwari rwa babiri, yari njyewe na bofro wanjye. Twirirwa mu rugo, nkora amasuku, ndategura, ndateka, mbese nyine nakoze nyine nk'ibyo umuntu yakora ari mu rugo, ari kumwe n'umuntu w'umugabo ukeneye kurya. Abagabo barabizi ntabwo bakunda gukora imirimo yo mu rugo, yari yiryamiye, nanjye ndi mu mirimo. Maze guteka naramukomangiye, musaba ko yaza ku meza tukarya, ariko yambwiye ko agiye kubanza gukora dushe mbere y'uko yaza kurya. Naragiye ndicara, ndimba nirira, ajya gukora dushe. Asoje dushe araza turicarana, ararya, turaganira. Yari umugabo utuje, utavuga amagambo menshi. Mbese mu by'ukuri nabonaga mukuru wanjye yarashatse neza, ku buryo najyaga nanamufuhira, nkabona afite umugabo mwiza uvuga makeya, wibogari. Mbese ni ukuri nanjye naramukundaga pe, numvaga mukunda. Icyo gihe rero njyewe nabita ko ari nk'umwanya nari mbonye wo kwisanzura ko mukuru wanjye atari ahari. Twaraganiriye, turaganira, dutera story, ku buryo byaje kurangira tutangiye no kuganira ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ambwira ko abikumbuye, ambwira ko mukuru wanjye niyo aje aza yananiwe, atamuha umwanya uhagije. Mbese turaganira, ambwira ukuntu mbese aheruka kwisanzura nyine mu mibonano mpuzabitsina kera. Twaraganiriye cyane, none yambaye swime, uko tuvuga nkabona kugenda izamuka. Umushyuka waramwishe kubera ibiganiro twari dufite neza, numva nanjye bitangiye kunzamo. N'ukuntu ndamukundaga, numva neza nanjye umushyuka watangiye kunyica. Yarambwiye ngo nitugende tujye mu cyumba, tujye kuganira mu cyumba. Ariko mu by'ukuri nubwo umugabo mukuru wanjye namukundaga, naramwubahaga pe, naramwubahaga. Numvaga ibyo bintu nyine, narabitekerezaga ko byaba, ariko nkumva ntaho nabihera, nkumva naba nsuzuguye mukuru wanjye kuryamana n'umugabo we. Mbese nyine ka gatima kakaza, ubundi umubiri ukanganza, nkumva ndamushaka. Ariko byaje kurangira tugiye mu cyumba turaryama. Umugabo tugeze mu cyumba arankarisa, akajya afata intoki agakubita kuri rugongo, agakubita. Naragiye umushyuka uranyica, turisanzura n'ubwo twari turi mu rugo twenyine, turisanzura. Yarankarishije neza numva ubwenge buratakaye, no gutekereza ko ari umugabo mukuru wanjye
ntabwo nigeze yongera kubitekereza. Yarankarishije umugabo umva akajya afata intoki akandongoza urutoki, mbese yagiye gushyira mu dikini napfuye nashize. Yari umugabo uzi kwita ku muntu, ntabwo ari wa mugabo uza ahita kujya hejuru, ahita arongora vuba vuba, ahita arangiza kuva. Oya, yarankarishije anshyira muri mudu, nanjye ndagenda ndashira pe. Numvaga mushaka ku buryo bwanjye namwibwiriye ni ngwino uyishyiremo, ndumva nyishaka nanjye. Yarandongoye umugabo, mva yarandongoye, ndavuga numvishe ngewe mu by'ukuri ari nk'aho ari ubwa mbere ndongowe, ni nk'aho ari ubwa mbere nari ndongowe, ni ubwa mbere nari nkoze ibintu nkarangiza. Twakoze akambere kamaze nk'iminota 30, turaruhuka dukora ka kabiri. Mva ibaze ko yandongoye amatura 3 yose kandi yose nkarangiza. Yandongoye amatura 3 yose ndangiza. Umugabo uzi kunyaza ku buryo akunyaza ukavuga ukumva uraruhutse muri wowe. Icyo gihe byararangiye, nsubira mu kazi kanjye, asubira mu kazi ke. Ariko weekend ikurikiyeho mukuru wanjye yaratashye. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya, mbere yuko mukuru wanjye aza, urumva twabikoze muri weekend yashize. Ariko muri iyo minsi urumva twari turi mu rugo twenyine, n'ubundi yaratahaga tukabikora. Najyaga mu kazi nawe akajya mu kazi, ariko yataha n'ubundi twongera tukabikora. Twabikoze nk'inshuro nk'eshatu mu cyumweru. Ndi kuvuga ngo mukuru wanjye rero iyi weekend yaraje, ariko aje niba yaraduketse simbizi, ariko umugabo we yamweretse katamushaka, ngamwereka katamwitayeho, kuko yari amaze iminsi abikora pe. Kandi abagabo urabazi, iyo nyine afite ahantu ari kubikora akishima, undi muntu nyine ntago aba kimukeneye cyane. Rero bitangiye kuntera ubwoba ko mukuru wanjye ashaka kuzamenya ko ndyamana n'umugabo we, kandi mu by'ukuri abimenye mva byambana ibibazo pe. Nta hantu mfite ho najya kuba. Umugabo mukuru wanjye mandi kumubwira, nkamubwira ni sinshaka ko dukomeza ibi bintu, ntabwo nshaka ko dukomeza kuryamana. Dukomeje kuryamana mukuru wanjye akazabimenya yahita anyirukana. Ariko umugabo mukuru wanjye akambwira ko anyirukanye yanshakira inzu yo kubamo, ariko kunshakira inzu yo kubamo ni nkaho yaba agiye kungira umugore wa kabiri. Nkumva ntabwo inzu yajya yishyura ntaryamanye nawe. Ibyo rero kandi nabyo nazabihisha igihe kingana gute mukuru wanjye yazabimenya, yazagera akabimenya. Nako n'ubundi nubwo yanabimenya, nubwo atanabimenya, ariko byonyine kumva umugabo wankodeshereza inzu yadukeka, nubwo yaba atabimenye cyangwa dufate. Mu by'ukuri ubu ndashaka kugisha inama, mungira inama. Ese nkora iki? Umugabo mukuru wanjye twararyamanye ariko ntashaka ko tubireka, kandi mukuru wanjye mu by'ukuri sinshaka kumubabaza, sinshaka kumutwara umugabo. Nta kintu nyine na kimwe nshaka yamenya ku bintu byabaye. Ndabigenza ni nta hantu mfite ho kujya kuba. Kuguma mu rugo rwa mukuru wanjye ni ukugomeza kuryamana n'umugabo we. Nubwo twabikoze iranye mbishaka, ariko numvaga ari ibintu bizahita birangira. Rero kuguma mu rugo ni ukomeza kuryamana n'umugabo we. Urumva tuba mu nzu turi babiri, mukuru wanjye aba yagiye aza muri weekend, nahazi umugabo nta kimushaka, abashaka ari njye turyamana gusa. Rero ndi kumva mukuru wanjye azabikeka, kandi sinshaka kubabaza mukuru wanjye, sinshaka ko azamenya ko ndyamana n'umugabo we. Kandi umugabo we rero ni kunjya kunkodeshereza inzu hanze, ni ukungira umugore we, n'ubundi ntaho naba mvuye, ntaho naba ngiye, ko ntiyankodeshereza inzu tutaryamana. Nimungire inama y'icyo nakora.